Uyu munsi ni umunsi nakwita ko ari mubi ku bantu bose bakunda filime nyarwanda cyangwa se urwenya rwo mu Rwanda. Kuri uyu munsi rero umunyarwenya witwa Dr Nsabi yamaze kuba yatabwa muri yombi. Ubu urwego rukuru rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kuba rwageza kuri sitasiyo yayo uyu munyarwenya bita Dr Nsabi. Uti rero wakwibaza ngo uti uyu nguyu ni Dr Nsabi yazize iki? Rero ibyo ngibyo nibyo ngiye kuba nakubwira, tugiye kuba twabanamo nk'aya makuru. Njye wumva kuri mikoro nitwa The Brown. Nanone kandi tutari kuhajya kure, ndagira ngo manze mbwire abantu mbasuhuze, nizere ko mumeze neza mutwumvira ahantu hagiye hatandukanye. Ubwo ndavuga mu mpande enye z'igihugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Tutarakomeza kandi n'aya makuru, ndagira ngo usabe nimba aribwo bwa mbere wagera kuri iyi channel, umanze ukande subscribe, ubundi ujye gukora ku nzogera kugira ngo buri kiganiro cyose cyangwa se amakuru anyuze hano ujye uyabona mu ba mbere. Nanone kandi dukomeje n'inkuru yacu, uyu Dr Nsabi ikintu cyatumye atabwa muri yombi, biravugwa ko yaba yarateye umukobwa utujuje imyaka y'ubukuru inda. Uyu mukobwa rero wamaze kuba wageza Dr Nsabi kuri sitasiyo ya RIB, bamwita Sandrina uko ibishatse. Sandrina rero ni umukobwa Dr Nsabi yamaze kuba yatera inda. Uyu mukobwa biravugwa ko yaba afite imyaka 17, akaba arazuzuza muri uyu mwaka. Dr Nsabi rero ibingibi akaba abihakana yivuye inyuma, avuga ko ibingibi ari ukumubeshyera. Mu bantu babonye uyu mukobwa rero bavuga ko yaba yarabonanye na Dr Nsabi, gusa ngo ntawigeze abona hari ikintu kirenze bakorana cyangwa se bajyana ahantu harenze. Gusa uyu mukobwa we aravuga ko Dr Nsabi mu byo yaba yaramushukishije harimo nko kumuha umupira w'imbeho no kumuha amafaranga, kandi no kuba yamuhereza izindi mpano zigiye zitandukanye. Ikindi kintu ngo uyu mukobwa cyamusutse ngo ni uko Dr Nsabi yari yaramwijeje ko azatuma agera kure, ngo dore ko uyu mukobwa ari umuhanga mu bijyanye no gukina filime. Ngo rero Nsabi yitwaje ko azamuzamurira impano, arangije aramubwira ati reka turyamane. Noneho uyu mukobwa nawe aza kubyemera, bigeze nyuma biza kugaragara rero nibwo uyu mukobwa yaje gutanga amakuru avuga ko Dr Nsabi yaba yaramuhohoteye, kubera ko kuri ubu ngubu uyu mukobwa aratwite kandi ni umwana ugeze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Dr Nsabi rero aravuga ko ibi ngibi byose ari ukubeshya, byose ko nta na kimwe yaba yarakoze usibye kuba yarahuye n'uyu mwana akamubwira ko afite impano, akamwizeza ko azamufasha kuzamura impano yiwe, nta kindi kintu yaba yarigeze amukorera. Mu gihe uyu mukobwa ibyo byose ariko bimushyiraho, n'ababyeyi be baramushyigikira, kubera ko bavuga ko ari kenshi cyane Nsabi yagiye amuhamagara ndetse ntahweme no kuba yamusanga n'iwabo. Kuri ubu ngubu rero Dr Nsabi afunzwe by'agateganyo kuri sitasiyo ya RIB i Musanze, dore ko anariho avuka. Uyu munyarwenya Dr Nsabi abenshi bamenye nka Dr Nsabi, gusa amazina ye bamwita Nsabimana Eric. Akaba yaravukiye muri Musanze akanayikuriramo, akaba anariho yize amashuri ye guturuka mu wa mbere primaire kugeza muri sogonderi, dore ko uyu nguyu Dr Nsabi mu mashuri yisumbuye yize ibijyanye n'ubuganga, dore ko ariho havuye izina Dr Nsabi. Rero kuri ubu ngubu abantu benshi barababaye, kubera ko uyu nguyu ni umwe mu banyarwenya ba mbere hano mu Rwanda. Ntatinya kuvuga ko ari umwe mu
banyarwenya babiri bakunzwe hano mu Rwanda, ashobora kuba ari uwa mbere cyangwa se akaba uwa kabiri. Dr Nsabi rero ibi byose nubwo ari kubihakana, sitasiyo cyangwa se ubugenzacyaha bwamaze kuba yemeza ko ibi bintu 50% bishobora kuba ari ukuri. Gusa nanone baracyakora iperereza, ibizava muri iri perereza tuzababwira. Njye twabanye nitwa The Brown, ndagira ngo nanone wibuke gukora subscribe, ntugende utayikoze, like, share na comment, nabyo tuba tubikeneye. Hasta la vista, ciao ciao, njye ni The Brown.